Kuri uyu wa gatandatu tariki 12 Nzeri 2020 abahanzi barushije abandi gukora neza mu mpeshyi y'uyu mwaka bashimiwe na Radio Kiss FM mu bihembo byiswe Kiss Summer Awards 2020 byatangwaga ku nshuro yabyo ya gatatu. Ibi bihembo byatangiwe mu kiganiro cyihariye cyabereye kuri Kiss FM guhera saa 10 z'umugoroba. Muri uyu mwaka icyiciro cy'indirimbo y'impeshyi harimo Ntiza ya Mr Kagame na Bruce Melody, Dumi ya Marina na Queen Cha, Ubushyuhe ya DJ Pius na Bruce Melody, Igare ya Mico The Best na Samuel ya Bruce Melody. Igare ya Mico The Best niyo yahembwe nk'indirimbo yakunzwe mu gihe cy'impeshyi, cyari igihembo cya mbere kuri uyu muhanzi umaze igihe mu muziki kuko nta kindi gihembo icyo ari cyo cyose yigeze yegukana. Icyiciro cy'umuhanzi mushya w'impeshyi cyarimo Beatray, Ariel Ways, Kevin Kade na Calvin Mbanda. Iki gihembo cyegukanywe na Kevin Kade. Uyu musore mushya mu muziki utaranarangiza amasomo ye mu ishuri rya muzika rya Nyundo, abarizwa muri Incredible Record ya Bagenzi Bernard. Abahanzi bahataniraga igihembo cy'uwigaragaje mu mpeshyi harimo Bruce Melody, The Ben, Niringabo na King James. Hatsinze Bruce Melody n'ubundi wisubizaga igihembo yegukanye umwaka ushize. Mu cyiciro cy'utunganya indirimbo abahataniraga igihembo harimo Medbeat, Noxbeat, Element na Clement. Medbeat niwe wongeye kwisubiza iki gihembo yari yegukanye umwaka ushize. Mu itangwa ry'ibi bihembo hongewemo icyiciro cya Lifetime Achievement Award cyahawe umuntu wagize uruhare rukomeye mu gushyigikira no guteza imbere umuziki nyarwanda. Iki gihembo cyashyikirijwe DJ Bob. Uyu mugabo azwi nk'uwakwirakwije umuziki w'abahanzi nyarwanda mu bawukunda mu gihe ikoranabuhanga ryari ritaratera imbere. Iki gihe yakoraga amasede y'umuziki akayagurisha abakunzi b'umuziki. Benshi mu bahanzi babaga bifuza ko bafasha kumenyekanisha indirimbo zabo. Kuva 2018 Kiss FM yatangiye gutanga ibihembo ishimira abahanzi bitwaye neza mu mpeshyi ya buri mwaka, bitandukanye n'imyaka yabanje. Uyu mwaka Skol Rwanda yari umuterankunga mukuru w'ibi bihembo. Ku nshuro ya mbere yabegukanye ibi bihembo ni The Ben nk'umuhanzi w'impeshyi, Bob Pro nk'uwatunganyije indirimbo nziza mu gihe Nta Kibazo ya Urban Boys, Bruce Melody na Riderman yabaye indirimbo y'impeshyi. Ku nshuro ya kabiri hiyongereyemo icyiciro cy'umuhanzi mushya cyegukanwe na Amaroni. Icyo gihe Bruce Melody yabaye umuhanzi w'impeshyi. Ku ntwari ya Safi Madiba iba indirimbo y'impeshyi, no Medbeat atorwa nk'uwatunganyije indirimbo yashyuhije umujyi kurusha abandi.